najyaga nkubita karande zo mu bisekuruza 5 najya mu bigeramo nibyo narinzi abasogokuru 5 kandi ubwo bavuga yego ushaka kwica karande bizango bavuga uko uvuze umwe ukitandukanya nawe nditandukanya nawe ntago nabaga mbizi narinzi ko nitandukanya nawe nkamuvuga mu izina nditandukanya nawe mu izina rya Yesu kandi ndagutandukanya n'abana banjye nje ndi umukristo karande nazisize hariya muri Adamu niho zasigaye ubu nta karande nkifite ubu nta mwanzi nyigira nta murozi ukindoga wapi nta karande ikiza kumbuza gucuruza no umvica tumye mpinduka nkitwa umukunzi n'Imana Nyirimbabazi data wa twese byose byarakozwe n'umwana w'intama azambera ingurane mpindurirwa izina. Bakunzi bacu bo ku Ijuru Rikorerwa TV mukurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe uyu munsi n'ubundi tugiye kuganira na mwene data aduhamya ndetse tubwire n'amagambo adukomeza tubwire ukuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Natangira nkwakira ku Ijuru Rikorerwa TV nubwira ngo ikaze. Watubwira muri make amazina yawe hanyuma ukatubwira n'uburyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza. Nitwa Solange Mukashema. Yego mama ndubatse ndakijijwe ndi umukristo ndi intungane ndi umutagatifu ndi uwera kuko namenye ko aricyo cyakuye Yesu mu ijuru yego ko yaje kunyeza kugira ngo ankureho umwanda umwanzi yari yarankizeho anyeze nere niwo murimo wamukuye mu ijuru utuma asiga icyubahiro yari afite aricyo kimuzanye yego kugira ngo mbe mwisi nera nkuweho umwanda wose w'ibyaha Satani yari yaranyanduje. Yego umaze igihe kingana iki ukijijwe? maze amezi makeya maze igihe gitoya ariko nanone ni kinini kuko amahoro ngifitemo mu kindi gihe nago nigeze nyagira. Okay, ndagira ngo udusangize ese mbere yuko ukizwa wari uri he, wakoraga iki, wari mu biki kugira ngo twumve itandukanyirizo ryo gukizwa no kuba ukijijwe. Yego reka ntangire urugendo rwo gutinya umuriro utazima. Yego no gukunda kubana n'Imana mu ijuru aho byatangiriye. Yego nari nturanye n'abana kera nkiri umwana turi nko mu wa mbere primaire mu wa kabiri gutyo ubwo ni mu myaka 7 n'umunani nari nturanye n'abana bafite iwabo basengeraga muri ADPR twebwe ingi wacu ntaho basengeraga mama wanje ntaho yasengeraga cyakora nari mfite nyogokuru usengera mu ba Baptiste ubyara mama niwe wajya gutujyana gusenga akampeka kanjyana. Abo bana twari duturanye rero twajya tuganira ibiganiro by'abana bakambwira batuzi ko hariho ijuru hakabaho n'ikuzimu, aho hantu ikuzimu hakazaba abantu bakoreye shitani bumviye shitani bakora ibyaha, iyi si nirangira
abo bantu bakoresha shitani bazajya mu muriro utazima bashye ubutarangira ngo bazabaho ubuzima bwose ngo budashira bashya. Ngo kandi uwo muriro ngo uratwika ngo uzaba utwika ngo kandi umuntu adashya ngo ashirire adashya ngo birangire agahora ashya gusa. Numva uwo muriro nteye ubwoba. ufite imyaka ingahe ubwo? Nari mfite imyaka muri 7 n'8. Hari hagati y'7 n'8 gutyo. Ati kandi nanone hari w'ijuru, mu ijuru bakambwira ibyiza byo mu ijuru abo bana kuko babajyaga gusenga bakababigisha. Ati mu ijuru hazaba abantu bubashye Imana batakoze ibyaha, bihannye ibyaha, bakijijwe, mbega nyine babayeho mu buzima bwo kudakora ibyaha. Ati abo bantu badakora ibyaha Imana izabahemba, izabatwara ibajyane mu ijuru, ibahembe kubaho neza mu ijuru, ntawe urwara mu ijuru, ntawe usonza, ibi bibazo byose tubona mu isi mu ijuru ntabihaba. Numva mu ijuru niho heza. Rero numva nifuje nanjye kuzaba mu ijuru, ntangira gutinya umuriro gutyo. Nkajya njya gusengera aho basengeraga, na nyogokuru akanjyana mu babatiste aho yasengeraga. Nangira nyine urugendo rwo kwirinda ibyaha kugira ngo ntazajya muri wa muriro. Ubwo urugendo rwo kwirinda ibyaha no gukizwa narutangijwe no kugira ngo ntazajya muri uwo muriro umeze gutyo, ahubwo nzajye mu ijuru mbane n'Imana. Yego. Ubwo nabaye muri aho mu babatiste ndi umwana, ndirimba muri korali, dukoropa urusengero, dukubura. Aho nagiye niga muri interina, za burakeye, amasengesho, naho nabaga muri korali, sinigeze mbaho naba muri korali. Birakomeza, mva mu cyaro ngera i Kigali, mba mu macaca atandukanye, nabwo nkasenga, nkaba mu worship team, nkaririmba, gahunda ari kwirinda ibyaha kugira ngo nazajya mu muriro. Ibyaha rero nasanze kubyirinda, hari ibyo wirinda bitewe n'igihe bigakunda ukabona ntubikora. Igihe cyagera n'ubundi cyahinduka ugasanga wongeye wabikoze. Cyangwa se waba wakijijwe, reka nivuge njyewe, nabaga nakijijwe mwumva ibyaha rwose n'iby'abantu bazi cyangwa se ibyo mu mategeko y'Imana, ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, nkasanga ndagerageza. Ariko nkumva ko habaho n'ibindi by'inyongobezabugingo. Nanone kuko ndi umuntu nkumva ko ndi umunyantege nke, ubwo ndi kuvuga mu gihe cyo kwatura cyangwa nyine cyo kwiyeza kugira ngo mbe ntunganiye Imana yanjye. Kuko numvaga nkunze Imana, niko niyumvaga. Numvaga nkunze Yesu nari muzi. Ko batubwiraga ko Yesu yaje mu isi agapfira abantu, agapfira abanyabyaha. Amagambo menshi cyane yo muri Bibiliya nari nyazi. Nuko nabandi kwiyeza nyine kugira ngo negerane n'Imana, nkumva ko hari ibyo nibagiwe cyangwa hakaba n'ibyo nkora ntazi ko ari ibyaha. Ngo ni mu gihe cyo kwatura mbwira Imana ntimbabarira, ibyo nakoze nzi nkabivuga, ibyo ntazi nkavuga ngo n'ibyo nakoze ntazi ubimbabarire, nkavuga n'ibinyongobezabugingo. Ubwo ni udutoya, kumwe umuntu ashiduka yabeshye, kumwe umuntu ashiduka cyangwa ugatekereza ko waba wagize irari. Mbega ibintu utabwira umuntu, utabona izindi ubyita uri kubibwira nk'umuntu uri kwaturira, ariko ugatekereza ko Imana yireba mu mutima yabibonye. Ibyo byaha rero ntago bishira, ntabwo bishira. Nyine umuntu arihana bugacya kongera akibona he, narihanaga bugacya nkongera nkibonaho icyo nihannye. Ngeze aho ndatuza nyine, ndavuga ni Yesu ndamukunda, Yesu afite imbaraga nyinshi nkurikije uko nari naramumenye, azareba ukuntu abigenza, sinzarimbuke. Kuko umuriro natinyaga ibituma umuntu awujyamo nabonaga nkibyibonaho. Numva rero Yesu
kubera imbaraga ze narinzi cyangwa nari narizeye, numvaga atazaza gutwara abantu ngo asige. Numvaga nyine azabyirengagiza ibyo by'inyongobeza bugingo, ibyo ntazi, ibyo nyine byananiye, byangoye. Ariko wahoraga wumva ushaka Yesu kuzajya mu ijuru? Numvaga nshaka ijuru. Ahantu hose nasengeraga, uburyo bwose nasengagamo, ibibazo byambagaho nihanganiraga, ibyo nasengeraga simbibone, ubuzima bwose numvaga ko gukora ibyiza cyangwa se ikintu cyitwa cyiza nakoraga nagikoreshwaga no gutinya Gehinomu. Mwumva sinakora ikintu kibi, numva no kwihangana nagiraga kwa kuntu umuntu yihanganira ikintu runaka. Nk'ubu ukaba wakena ukihanganira kwiba cyangwa ukihanganira gusambana, nabikoreshwaga no kugira ngo ntazarimbuka. Ntabwo nabikoreshwaga n'ikindi, ahubwo numvaga ntinya kuzarimbuka. Yego. Nyuma y'iki gihe cyose urumva ko waciye mu buzima bw'uko watinyaga ko uzapfa cyangwa uzarimbuka, bigatuma ukora neza. Ndibaza uri nk'aho ngaho muri wenda uri umuririmbyi, wumvaga se ho naho ugifite impungenge zo kuzarimbuka kandi uri umuririmbyi? Yego. Kuko ibyo byaha naturaga nkihererana n'Imana nkabyihana mu masengesho, tukagira umwanya wo kwiyeza cyangwa gukarabira niba ari ntabwo byanshiragaho. Nagiraga agahinda k'ibyaha cyane, kuko nk'iyo nabaga nabikoze cyangwa nagikoze naguye mu cyaha runaka, nariraga amarira menshi n'umuntu atabasha kumpoza. Nkagira agahinda kuko nababaje, njye numvaga ndi inshuti na Yesu ku rwego rukomeye, nkumva namubabaje, nkumva rya juru ndaribuze, natekereza Gehinomu izabamo abakoresha Shitani, nkumva sinamukoreye 100%, nkumva simukunda, simushaka, sinshaka kuzabana nawe, nkumva ndamwanga, ni mubi, n'ibintu bibi byose byambagaho numvaga ko ari we wabinyoherereje. Icyo gihe rero naba nibonyeho ibyaha, nkababazwa n'ukuntu nababaje umwami wanjye kandi turi inshuti. Ariko nyine nkumva kuko kurira gutyo no gusenga no kumutera impuhwe, ntimwami mbabarira, sinabikoze mbishaka cyangwa se sinzabyongera, nkizera ko birangiye, ambabariye. Noneho ngaterwa ubwoba nuko iyo natekerezaga igihe cyo gupfa, kuko nzi ko urugendo rw'umuntu rurangira iyo avuye mu mubiri, iyo apfuye bakamushyingura, ngo nibwo n'imirimo ye iba irangiye. Noneho nkibaza, ubu ko mbona ibi byaha bitanshiraho, ubu koko nimpfa ntasabye imbabazi, nkisanga muri wa muriro, ubwoba bukanyica, urubanza rukambamo, nkumva sinzi niba nzajya mu muriro cyangwa Yesu inshuti yanjye izantwara, kuko nari nzi ko Yesu azatwara abadafite ibyaha, kandi nkaba ibyaha mbyibonaho, nkabona ashobora kutantwara asanganye ibyaha. Nkavuga nti nanone najya kwihesha amahoro, nk'ubwo bwoba bwanzengereje nasenze nk'amasengesho runaka, nkavuga nti ariko uko biri kose Yesu afite urukundo rwinshi, aziyaranja nabona nenda nko gupfa azantegura, ampa umwanya wo kwatura, ampa umwanya wo kwiyeza, tugirane ibihe byiza, ubundi rero mfi. Nkumva nuko azabigenza. Ubwo nyine icyo cyizere ntabwo cyamaraga igihe, hari ubwo cyarangiraga byagiye bigashira, bikanshiramo, bigasaba ko nongera gusenga kugira ngo icyo cyizere cyongere kingarukemo. Ariko ngo wari n'umuhanuzi? Oya, nari ntarahanura, narabishatse, ndabyifuza, ndabisengera, ndabiharanira. Niga nko muri segonderi, amagurupe twajyaga dusengeramo, twararaga mu butayu, twajyaga mu byumba, amasengesho runaka, twagiraga n'amasengesho yo kuzura umwuka wera, yo gusaba umwuka wera. Ariko ntubizi? Ntago mbizi, cyakora nari naratangiye kujya nsenga, nkavuga mu ndimi, ariko ngashakisha nk'ikintu nabona, nkabona nta kintu ndi kubona, nkumva ndavuga mu ndimi gusa,
ariko nta kintu ndi kubona ngashakisha no kumva icyo ijwi ngo numve niba hari icyo Imana imbwira nkumva naryo numvise ubwo wabona n'ibindi byari kuza nyuma yo kuvuga mu ndimi. Okay, ndashaka kukubaza urumva ubuzima bwose waciyemo bwo kuba wari uri muri ako gakiza cyangwa ushaka wumva utashaka kuzarimbuka, byagera igihe n'ubundi ukumva uzarimbuka, mu mutima wawe wiyumvaga gute muri icyo gihe? Umutima wanjye nakundaga Yesu cyane pe, naramukundaga nkamubwira n'abandi bantu ukuntu ari umuntu mwiza, nkababwira ko imbaraga mbega Yesu numvaga ari umuntu w'umunyembaraga ampa ku mbaraga ze nanjye akaba arizo ndwanisha. Niyumvaga rero nyine ko ndi umukristo, ndi inshuti na Yesu bikomeye. Wabanakoresheje ukamubwira ati Yesu naramwegeraga ni inshuti yanjye, mbabarira n'ukuri ibi bintu sinzi uburyo nabikoze ariko sinzabyongera. Bwacya mu gitondo n'ubundi ishobora guca ntibuke mu gitondo ngo mite mbijyamo, ariko mu gihe runaka nkazisanga nongeye nabikoze. nuko rero ubayeho muri ubwo buzima uraririmba ariko n'ubundi ukumva nta mahoro biguhaye ko utsinze neza utsindiye ijuru cyangwa ubaye umwana w'ijuru? Ntabwo nigeze numva nditsindiye, ahubwo amasengesho menshi nasengaga ko yari ayo gusengera ubugingo. Ndumva warageragezaga. Amasengesho menshi yabaga ari ayo gusengera ubugingo, umwanya munini ari uwo kwiherera nihana kugira ngo niyegereze Imana. Ubundi ibibazo nihanganiraga, ubuzima bwangoraga nabwihanganiraga ntegereje ko Yesu yazaza akabinkuramo. Okay. Uri ibyo byose wabayemo n'iki cyaguteraga ubwoba? Icyanteraga ubwoba nuko ibyaha bidashira mu muntu. Ariko ntekereza ko hari n'abantu bajya babaho kubera gutekereza ku by'isi n'ubuzima bwaza bakamutera ubwoba, uburwayi bwaza akagira ubwoba, uburozi, ibintu nk'ibyo. Nta bintu bisa n'ibyo waba waragiye mu cyangwa wagiye ubona muri wowe? Natinyaga cyane. Ikintu cya mbere natinyaga kurusha ibindi ni urupfu, ku buryo nk'iyo umuhanuzi yahanuraga ati urupfu, ndabona urupfu mu rugo, numvaga ubwoba bunyishe bwinshi. Nkahita njya gusenga nkavuga ni ubwo wabona rushaka umugabo wanjye, wabona rushaka abana banjye, reka njye gusenga Imana inkurireho urupfu. Abarozi rero bo wibavuga, abarozi Mana yanjye, ubwo nyine sinari nzi ahantu shitani aba. Shitani numvaga nyine aba mu barozi, nkumva niba shitani ari buntere, nkumva aranterera mu bantu baroga bandoge. Kuko nk'iyo nacuruzaga nkabona ntibiri kugenda, numvaga ko bandoze inyatsi. Hari n'umuhanuzi wegeze kuzana, nari mfite kantine, arangije arambwira ati umva nkubwire, ataha ahantu hari umugore wahaje ariyambura imyenda arahahena. Ariko akubwira ati ni nayo mpamvu uri kubona bitagenda, ati ni umugore wahahennye. Iyo umuntu yamaraga kumpanurira ibintu nk'ibyo rero nasigaraga mu rujijo, nibaza nk'umuntu waje kuhahena n'indi. Ngatangira ntekereza mu bo tuziranye, mu bakorera iruhande rwanjye dukora ibintu bimwe, nshakisha uwaje kuharoga. Nyine urumva urujijo, urumva akazi umuntu asigaramo. Mu by'ukuri ibintu ampanuriye nta mahoro biri bumpeshe. Arabimbwiye nsigaye ku rugamba rwo gushakira, ntambwiye n'uwahahennye da, ntambwiye n'uburyo nakora bigakunda. Arambwira ati impamvu uri gukora ntibikunde baraharoze, mva ntago bizigera bikunda. Simenye uburyo ndi buve muri icyo kibazo uwo muntu yanteje ntazi, simenye uwo ari we, nta kintu na kimwe menye. Urumva urugamba nasigaranaga mu mutima bwo gushakisha uburyo natandukana n'ibyo bandoze, byo gukora ntibigende. Urumva nawo ni umuruho, kandi uvuye mu buhanuzi ngo ni Imana ibimbwiye. Ubwo bigenzaga gute nyuma yuko ubona ubwo burozi cyangwa ukeka ibyo bintu?
guhita negura amasengesho ngazamuka ahantu nakundaga gusengera yitwa Gafumbwe uriya musozi nkawuzamuka nkagenda rero nkajya guhangana n'uwo murozi nari nzi rwose ko mu izina rya Yesu umuntu akubita umurozi agakubitika bye nkazamuka uwo musozi nkagenda ni muremure hitwa Fumbwe nkagenda ngasenga weye nkafata inkoni nkakubita umurozi ngo waramusangaga wese ntago nabikoraga mu kwizera ijambo nari nzi muri Bibiliya ngo Imana ngo ikoresha ngo ubupfu bw'ibibwiriza ngo yahisemo ngo gukiza abantu ikoresheje ubupfu bw'ibibwirizwa ubupfu bw'ibibwirizwaga numvaga ko ari ukuntu nyine ndi bwizere ko uwo murozi numvaga imbaraga za Yesu nari nizeye ziri bumusanga ahantu ari mbega nyine nkamukubita bikemera mu mwuka namukubitaga mu mwuka nkafata inkoni nkamugira nk'igiti cyangwa nkamuhindura ibuye ryo kuri uwo musozi nkamukubita kugeza igihe inkoni mushiriraho kumwe njye mbona bakubitagura ngo bari kubitagura n'ibibazo bari guhonda amabuye nibyo muba murimo cyane umurozi nkamukubita nkataha nzi ngo namukubise yaretse ngo ncuruze n'ubundi bikaba ubwo uyu munsi ngacuruza bikemera ejo bikongera bikanga nkibaza se naramukubise aragaruka ariko nanone ngabanzi ko ari uguhozaho ukajya unyuzamo ukavuga uti yora mukozi nzajya kwikubitira umurozi ndeko byagiye ukwezi kose ntago wagutegereza ukwezi urumva umuntu ubeshejweho n'amasengesho ukwezi kumwe ntago wagutegereza ubu ufite njye nabaga mfite amateraniro asanzwe yo ku cyumweru n'andi masengesho nyine yo ku rusengero yo mu mubyizi ariko ayo ngaho akaba ari ayo muri rusange ntabwo nari gutegereza icyumweru rero nagize ayanjye yabwite sinari gukubitira umurozi mu rusengero sinari gukubitira karande mu rusengero abantu bari kunyumva byansabaga kwiherera nkajya gukubita izo karande z'iwacu niherereye mfite umwanya urambuye nta muntu unyumva niba ari ugusakuza nkasakuza niba ari abo mvuga mu mazina nkabavuga harabo watakaga neza ukavuga ati we runaka cyane nagukubise mu izina rya Yesu tuzagarukire mu rugo ari naho nyine hari inyigisho nari narigeze kumva y'abarozi n'imyuka mibi ngo nta muntu wakuroga mudafitanye isano ry'amaraso ngo bikunde ngo n'umurozi wo handi kugira ngo akuroge ngo nuko abanza gusaba uburenganzira undi muntu nanone w'umurozi wo mu muryango wawe mufitanye isano ry'amaraso ubwo rero nkajya mu muryango wanjye mu bo dufitanye isano y'amaraso gushakamo utarakizwa wonzi kudacikwa adakijijwe nkajya gushakisha se mwambonera nyanaka kijya mu bapfumu ese nyanaka narakizwa uwo nguwo rero kijya mu bapfumu nkumva ko ari we undoga ukuroga naza gusenga rero nkitandukanya nawe nkamwirukana nkamukura mu buzima bwanjye umva amaraso yanjye nkatandukanya naye tugasigana ntacyo dupfana sigaye mfitanye isano na Yesu Kristo kwitandukanya nawe mu masengesho mu mwuka nkajya nsenga nitandukanya nawe tuvuge nk'izina rye nkarivuga nkamwihakana nacyo ngipfana nawe ubu nabaye umwana w'Imana ubu Yesu niwe tuvukana nyine nkabivuga gutyo none se we naragira ngo baze ibyo byose wabayemo byo kuba warasengaga ugafata n'igihe cyo kwiyiriza ubusangira ngo ubwo nacyo waragikoraga cyane ni nk'aya masengesho wakoze akomeye kuri wowe ujya wumva ameze nk'ayakugiriye umumaro nk'ayangiriye umumaro amasengesho nakoze nako ubuzima bwose kubera umuntu aba afite ibintu atabona nabaga mfite ibintu ntari kubona nk'uko bikwiriye kandi nkumva nta handi ndi bubikure atari ku Mana nyine nkasenga gusenga nizeraga ko guhindura ubuzima ibintu byose biva mu ibyiza byose nifuza biva mu gusenga nari nzi ko biva mu gusenga niko nizeraga ko biva mu gusenga amasengesho rero nagiye nsenga amasengesho menshi hakabaho ibiba nk'uko nabisengeye ibindi ntibibe nk'uko nabisabye rero kuvuga ngo amasengesho yangiriye umumaro yangiraga busy
menshi navuga ko yose navuga ko yangiriye umumaro, ariko ikintu gikomeye yamfashaga ni ukuba busy. Ibyo bintu ntibimperane, nabonaga bingoye simperanwe nabyo, ahubwo nkabaho ku cyizere cy'uko nabisengeye, mpfa kuba narasenze, mpfa kuba nabasenze, igihe nikigera Imana izabikora. Hari ukuntu umuntu asenga ukagera igihe nyine urumva amahoro y'umubiri ukayabura, ariko basi kumva yo mu mutima wawe ugereranyije no kuba wari umunyabyaha cyangwa se warasengaga, wumvaga mu mutima wawe umeze ute, ubohotse, wumvaga mbese bimeze bite mu mutima wawe? Ntago nabaga mbohotse 100%. Nk'ubu hari nk'ijambo nasomaga muri Bibiliya rikantera ubwoba, rivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base ngo ngeze ku buvivi. Iryo jambo nkariburira igisubizo. Ubwo nabaga ngeze ku bibazo ndasengeye nkabura igisubizo. Igisubizo kikasigara ngo ibyo bintu ngo ni karande zo mu miryango. Izo karande zo mu miryango rero nakumva ko Imana yavuze ngo nzahora ngo abana gukiranirwa kwa base ngo ngeze ku buvivi, nkumva ni ibyaha bya ba data ndi kuzira. Ubwo rero nk'iryo jambo nararibitse, ndavuga ne rero Mana nubwo nkwizera iri jambo niba ari ukunguku bigenza urenganya abantu. Ndavuga ariko nanone sinkurusha ubwenge cyangwa sinakuburanya ngo ngutsinde, reka ndibika ahantu mu gihe gikwiye uzama igisubizo cyaryo. Ndaribika, ndavuga nti uko biri kose nagutsinda nyine, kuko numvaga mvuze ngo urenganya abantu, nkurikije iryo jambo numvaga Imana ibarenganya. Numva Imana iraturenganya niba duhora karande za ba data z'ibyo bakoze tudahari, tutabagiriye inama cyangwa se ngo natwe tubihitemo. Numva Imana yabiturenganya. Ndibika ahantu, ndavuga nti mu gihe gikwiriye, kuko nta gutsinda, reka ntegereze mu gihe gikwiriye uzama igisubizo. Ubwo rero urumva amahoro nago nari nyafite yuzuye. Urumva nari mfite ibintu bya karande ntakorwaho, nsengera ntibigende, karande nirukana ntizipfe, iziniyambura ntizimveho. Mbega amahoro yuzuye ntayo nari mfite. Twahagera ku bugingo bwo nyine umwanya umwe nkumva Yesu aziyaranja, undi nkavuga nti ese bungubu koko Mana ndebera ko ndi ku murongo, mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mbese urumva nyine gushidikanya kwari kwinshi, nibaza amakuru yanjye na Yesu ko ameze. Ayabahanuzi bamaka ahubwo bamanurira nkumva bitandukanye nuko dukundana, hakabaho n'abambwira ibyaha kandi nkumva ibyo byaha bambwiye sinabikoze. Mbega nyine amakuru yanjye na Yesu yizewe ahoraho adahinduka nago nabaga nyafite. Uyu munsi twabaga tumeranye neza, ejo nkaba namuhemukiye. Nta makuru y'ukuri adahinduka nari mfite yanjye n'inshuti yanjye Yesu. Okay. Wenda nurumva urugendo rurerure cyane, ndagira ngo twinjiza ahantu rero waje kuva muri ibyo bintu byose ukagira amahoro masa, ukaba umukiranutsi. Yego. Reka ndirimbe akaririmbo gatoya. Yego rwose. Umvicha tumye mpinduka nkitwa umukunzi, n'Imana nyirimbabazi, data wa twese. Nuko ruwiyambuye icyubahiro, yambaru muvumo wanjye n'ububi byanjye, yankunze ntabibereye naruwo gupfa, niwe wa muje n'Imana none ubu ndashima. Ni Yesu zina riryoshye
niwe nzirata, ni Yesu zina riryoshye, niwe nzirata. Byose byarakozwe n'umwana w'intama, azambera ingurane, mpindurirwa izina, yemeye kwitanga, ageze ubwo mpfira, uwo mwami namwitura iki, nzamuyishimwe, narapfuye nzukana na Yesu, narapfuye nzukana na Yesu, ubu si njye uriho, ni Yesu uri muri njye, ubu si njye uriho, ni Yesu uri muri njye. Haleluya. Ukomenya ubutumwa bwiza, uko gukiranuka nagiraga njyewe nita ko ari gukiranuka cyangwa se imirimo nabaga mfite, izambera urwibutso imbere y'Imana, izatera Imana kunjyana mu ijuru ikampemba, nabikoraga n'imbaraga nyinshi, ndetse ntibinakunde nk'uko mbishaka 100%. Nabikoraga n'imbaraga zanjye, sinaryamaga, mbega nyine nabaga mfite umutima uhagaze wo gukora ibyo bintu bituma Imana inyemera. Nabishakaga mu mbaraga zanjye, sinari mfite imbaraga z'insovu. Nje Yesu nari muzi nk'umufasha, ntago nari nzi ko akiza ibyaha, numvaga ko ashoboza abantu kureka ibyaha, niko namwizeraga. Nkumva Yesu nuwo kunshoboza, nuwo kunshoboza. Ayo masengesho nasengaga Yesu yararimwe imbaraga nakoreshaga. Aba barozi nakubitaga, numvaga mfite imbaraga za Yesu ndi kubakubitisha. Nyine bimwe nakubitaga ntibigende, abantu bakambwira, bari bankure cyangwa se twaganiraga dufatanije gusenga, bakambwira ati rega abazimu niyo wabakubita, niyo wabatwika, harabona twikaga, harabona kubitaga, harabona hondaga amabuye, harabona ataga mu mazi. Abazimu abazimu numvaga baranzengereje, abarozi, ni byinshi, ubukene, ibibazo byinshi byose kubisengera mu buryo butandukanye. Ubwo ngubwo nari mbabwiye nabisengeragamo. Ibyo mbona bitagenda rero bakambwira ati rega abazimu ntago bajya bapfa, nyine umuntu ahora asenga bagacogora cyangwa bakamutinya. Ariko Yesu narindi kubabwira, Yesu narinzi icyo gihe n'uwo nzi ubu ngubu ukuntu batandukanye. Uwo Yesu narinzi imbere n'uwo nakoreshaga, n'uwo nabwiraga ibyo nkorera, n'uwo nerekaga inzira yanyuramo akantabara, n'uwone mbega Yesu twari dufatanije. Namwerekaga ibyo nkorera, urumva uruhande rumwe nabaga mfite uko nabigenje, nawe nkamwereka ibisigaye ari bunkorera ibyo ntashoboye. Mbega niba navuga yari izina rya Yesu cyari igikoresho cyanjye kugira ngo mbonere amahoro muri isi, kugira ngo mbeho neza, kugira ngo mbega ubuzima bugende. Yesu ndiwe nakoreshaga. Ariko nyuma yo kumva ubutumwa bwiza, nsigaye mfite Yesu utari igikoresho. Ubuzima bwarahindutse, nsigaye mfite Yesu utandukanye, udasuzuguritse nk'uko uwo narinzi yarasuzuguritse. Ariko mbere sinari nzi ko asuzuguritse, numvaga rwose ndi fieri ye, numvaga uko nyine ameze niko nari muzi. Ariko nza gusanga ntago ari ko ari. Yego. Waje gusanga atari ko ari gute rero dusobanurire? Naje gusanga rero Yesu atari ko ari. Naje kumenya Yesu uw'umunyembaraga. Yego.
w'umunyabutware w'umunyabushobozi ukora ubwe adafashijwe n'umuntu. Namenye Yesu utegeka, mbega Yesu mfite ubu ngubu sinzi ukuntu namuvuga, ariko uwo mfite ubu ni byose. Nakoze ntanakoze, mbega nta zamvune ntazihari, ni umunyembaraga, ntabwo ndeka ngo nuko ntakoze. Yego rero naje guhura n'abavuga butumwa bwiza, hagati ariko numvaga ibintu ndimo ari iby'ukuri. Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza, umugabo wanjye niwe wabanje guhura nabo, yakira ubutumwa bwiza, akajya abuvuga nkumva. Ndamugani rero ibyo bintu wagiyemo kuko numvaga ari inyigisho z'ubuntu najyaga nzumvaho gake, ariko sinzumve neza kuko nari nzi ko bavuga ubutumwa bubwira abantu ngo bajye gukora ibyaha, ngo Yesu yarangirije byose ku musaraba, ngo nibajye gukora ibyaha. Niko nari narabumvise. Nje nkumva ibyo bintu sinabyizera, ibintu biri mu ibyaha nkumva naho byahurira n'Imana, nago byajyana umuntu mu ijuru. Ibintu biri mu ibyaha nkumva wapi nago byageze umuntu mu ijuru, sinabitaho umwanya ngo mbyumve, narabyirindaga nkumva rwose sinshaka kubyumva naho bari kubivugira. Ndamugani rero genda nyine urimbuke, njyewe ibyo bintu sinabyizera. Ndamugani nibe na mbere wakoraga ibyaha ukabyihana, none ibyo bintu ugiyemo ngo nta kwatura, ngo nta kwihana, ngo Yesu yabikoreye ku musaraba, nigenda nyine ubwo urarimbutse bayi nta kundi. Numvaga nyine ko arimbutse birangiye. Aranyihorera, arakomeza akajya ahura n'abantu bamubwirije ubutumwa bwiza, bakaganira ijambo ry'Imana. Igihe kiragera bamusaba kumusura, arabaza mu rugo, arambwira ati abantu dusengana bazaza mu rugo, sinzi niba uzaba uhari ngo dufatanye kubakira. Ndamwana aba bantu muvugana ibyo bintu by'ubuyobe, njyewe ntago naza kubumva, umbabarire ubabwire ko nyine nta mwanya nabonye wo kuza kubakira. Aranyihorera. Nuko isaha yo kuza bagera mu rugo, ariko ubwo niriranwa urubanza mu mutima, nari ndi mu kazi, ariko ndavuga aba bantu bari buze gusura umugabo wanjye bagasanga nahari, baravuga ko afite umugore bwoko ki. Nangira gucirwa urubanza mu mutima rw'ukuntu bari bugende bavuga umugore we, kandi njye nkumva ibyanjye no gukiranuka, nyine nkumva nagaragara neza mu maso y'abantu. Numva n'Imana yangaya abashyitsi baje mu rugo bakabura ubakira, mbega nyine numva bagenda bamuvuga nabi, kandi nkumva simbishaka. Ndihangana ndavuga n'ibyo bintu byabo sindi bubyumve, kanihangane ngende mbakire, nibatahanga nisubirire mu kazi. Ndagenda nsanga bari kwiga ijambo ry'Imana, nsanga bari mu itangiriro, bavuga ukuntu Adamu yumviye shitani akaba umunyabyaha, n'abari bari muri Adamu bose bakaba abanyabyaha. Icyo kiganiro cyaraniyoheye cyo mu itangiriro, bavuga nyine ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha, bavuga inkomoko y'icyaha, cyane cyane ko utari waranabyigishijwe cyane. Ntabwo nari nta na gake. Njyewe nabonaga nkora ibyaha, nkabona abantu bakora ibyaha, sinari nzi imbaraga zikoresha abantu ibyaha aho ziva. Noneho bavuga inkuru y'ukuntu umuntu yabaye umunyabyaha, nkumva ni byiza. Barabivuga nkumva ndi gufashwa, bavuga ukuntu nyine Eva yagiranye ikiganiro n'inzoka yari iri muri shitani. Eva akabibwira umugabo we ari wa Adamu, bakajya inama nyine bose bakabyemeranwaho kurya ku rubuto rumenyekanisha icyiza n'ikibi. Urwo rubuto bariye rero rumenyekanisha icyiza n'ikibi, nanjye nari ndi muri Adamu, nari nduriye. Ujye wabisobanukirwa. Njya nasobanukirwa kwa kuntu nirirwa nkora ibintu byiza byinshi, ariko najya kubona nkabona n'inyongobeza bugingo irazamuye. Najya kubona nkabona na cya kindi numvaga ko nagikirijwe nazagikora, nkumva kirongeye kiraje. Tumenya aho ibi byaturutse. Mpita menya ibyiza n'ibibi nkora aho biva, ko nabikuye muri Adamu. Umuntu wari uri kubwiriza ubutumwa bwiza arangije arambaza ati se urakijijwe? Ndakijijwe.
uri umukristo ndi umukristo. None se nago uzajya mu ijuru ninzajyayo. None se uko uzajya mu ijuru ukora ibyiza gusa? Ndamubwira ntabwo nkora ibyiza gusa, ariko nibibi nkora Imana irabimbabarira, mu ijuru nzajyayo. None se nk'ubwo Yesu aramutse aje agasanga uri gukora icyaha, uri nko gukubita umwana mukubitana n'umujinya, ubwo yakujyana? Ndamubwira ntabwo yanjyana, kuko numvaga rwose bidashoboka, kuko nari nzi ko ijuru nzarijyamo umwami wanjye azabanza akantegura, nkabanza nkatura nkihana, ubundi akabona kunjyana. Numva rero naza asanga ndi gukubita umwana n'umujinya, azasanga ndi mu cyaha neza neza, ntago yanjyana. Ntambwiye ati rero uwo mwami wawe tumva ataba ari inyangamugayo, yaba yaraguhaye ubugingo akongera akabukwambura, yaba atari inyangamugayo. Ntangira gutsindwa, ndangije nyine nsigara ku mirimo myiza nkora, nkumva rwose ntago yayirengagiza. Menya ko ikintu gikomeye namenye nkahita numva nciye bugufi, nkagira n'amatsiko yo kumva ibiri inyuma. Ni uruhande rwa ya mirimo njyewe yanjye myiza nari mfite. Namenye ko iyo mirimo myiza nkora n'ubundi nyikoreshwa na rwa rubuto rw'icyiza n'ikibi ruri muri njye nakuye muri Adamu. Barambwira bati urwo rubuto rero niba ruri muri wowe, imizi iri muri wowe, izo mbuto ebyiri wera zose ni iza nyiri urwo rubuto, ni izo waruguteyemo. Uyu munsi tuvuge niba urwo rubuto rundimo ari itunda, uyu munsi rikera agatunda kabyibushye kameze neza, ndavuga ngo ako ni ak'Imana. Nirya rero agatunda kanyunyutse katarimo n'umutobe, ndavuga ngo ako ngako ngo ni akashitani, kuko ariko kabi. Akabi mvuge ngo ni akashitani, akeza mvuge ngo ni ak'Imana. Noneho ijambo rinyemeza ko urwo rubuto rudimo ari rwo rukora n'ubundi ya mirimo ibiri njya nibonaho, ari rwo rukora icyaha, ari narwo rukora uwo nitaga uwo gukiranuka. Nsanga n'ubundi nabyo ntacyo bimariye. Ubwo ya mirimo yanjye numva itaye agaciro, nangira kugira ubwoba. Nanjye kugira ubwoba, ndavuga reka mfe gukomeza numve, ariko nyine aho ngaho nkasigarana ubwoba. Barambwira ati rwose ibyiza n'ibibukora byose ni kimwe, Imana nta kintu biyibwiye, byose ni ubugome, kuko urubuto rubyera rwo ni urwa shitani, ahubwo ukorera shitani. Bya byiza ukora ubikorera shitani, bya bibi ukora ubikorera shitani. Ahubwo icyo ni ikinyoma cya shitani ashyira mu bantu, we akikuraho urwo rwiza akavuga ngo mujye murwitirira Imana, agafata rwa rundi rubatera bari rwo mu nyitirira, kuko ari njye n'ubundi mubi. Yewe mpita numva ndababaye, mbabazwa n'imirimo yanjye nakoze, kuba narayikoreraga shitani kandi nari nzi ko nayikoreraga Imana. Ijambo rirambwira, bambwira ijambo rivuga ngo kubw'igicumuro cy'umuntu umwe ngo abantu bose bahise baba abanyabicumuro, babera abanyabicumuro muri Adamu. Ibyo gukiranuka baba baretse kurimbwira. Ndabanza numva ukuntu ndi umunyabyaha, numva bya bintu byose nakoraga n'ibyo nakoraga abantu batazi, nsanga byose nakoreraga shitani. Nsanga ndi umunyabyaha ku kigero cy'umuntu n'ubundi wibera mu byaha. Abo tuzi ba mu byaha ni abasinzi, ni abasambanyi, batajya mu rusengero, badasenga, bataririmba, batiyiriza, nibo nari nzi ko ari abanyabyaha batarakizwa. Nsanga imbere y'Imana ndi kimwe nabo kubw'ijambo ry'Imana. Nsanga n'ubundi twese nsanga umusinzi usinda kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, tumugenzuye twasanga adakora ibibi gusa. Twasanga ari umusinzi unarwana, ariko akagira cyagafasha uri ku muhanda usabiriza. Cyangwa ugasanga ni umusinzi, abana be babayeho neza arabahahira. Ugasanga afite ibintu bibakora tuzi n'ibindi byiza, nsanga nawe akora ibyiza n'ibibi nkuko nawe umeze, kandi atajya agera no mu rusengero. Nsanga nanjye wirirwa mu masengesho no mu butayu nkora ibyiza n'ibibi. Nsanga twese imbuto turimo dukoresha ibyaha ni imwe, nyirayo n'umwe, ari we shitani. Ngira agahinda kenshi, numva ndi umunyabyaha pe, numva ndatsinzwe. Nsanga uwo nibwiraga ko nkorera ntago ari we nkorera. Numva ndatsinzwe rwose. Aho niho natsindiwe, aho niho napfiriye,
numva ndapfuye nyine, numva ndi umunyabyaha ku rugero n'abantu batazi, kuko namenye ko navutse mvukanye ibyaha byose, ahubwo nsanga ndi umunyabyaha mubi kuko nge niyita umukiranutsi, nsanga ndutwa na wa wundi ukibereye hanze mu businzi no kwiba, nsanga ndi umunyabyaha wibona ahubwo uruta cya kijura bakubitiye ku muhanda kibye amatelefone y'abantu kandi nge ntabasha kuyiba. Nsanga twese imbere y'Imana turi abanyabyaha ku kigero kimwe. Nsigara nibaza rero ukuntu icyo kintu nagikira, nkaba umukiranutsi kuko numvaga bidashoboka. Yego. Nsanga rero ndi umunyabyaha mubi, nkwiye igihano nk'icyo n'abasinzi bakwiriye, nsanga twese turi abanyabyaha ku kigero kimwe. Nangira kwibaza rero izo mbaraga za shitani zingana gutyo zangiza umunyabyaha ku rugero bikarenga iby'ibanga, nkaba umunyabyaha n'abantu bakabibona, nkaba umunyabyaha nanjye nkaba mbyemera. Numva zirakomeye, numva izo mbaraga za shitani zirakomeye. Mbabazwa n'ubwo buriganya abantu, umuntu akaba azi ngo ari gukorera Imana kandi mu by'ukuri n'ubundi ari shitani ari gukorera atabizi. Numva nabyo birambabaje, icyo kintu kirambabaza, numva ndababaye, nibaza ukuntu umuntu yakivamo. Ariko nanone nkaba najyaga numva Yesu nyine ko afite imbaraga ziruta za shitani. Mwumva Yesu ngo yagiye kuzimu ngo yambura shitani ngo ubushobozi bwose ngo aramuzirika. Nanone nsigarana agatima nyine akizere gakeya kuko sinari mbizi neza kuko Yesu ngo afite imbaraga ziruta za shitani. Kandi koko nkumva nibyo. Batangira kumbwira rero icyazanye Yesu. Twageze kuri Yesu nyine urumva narimenya aho nandura icyaha, batangira kumbwira no kuri Kristo ukiza ibyaha. Bambwira ukuntu Yesu yavuye mu ijuru akaza mu isi, ririya jambo ryo muri Yohana rivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane ngo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abonera ubugingo buhoraho muri uwo mwana. Batangira bambwira uwo mwana rero waje gukiza ibyaha, batangira bambwira imibabaro ye. Dusubira muri Yesu n'ubuzima bwe, kuntu yababaye, kuntu yakubiswe, kuntu yasuzuguwe, ukuntu yabambwe ku musaraba, kuntu yatutswe, amaraso yavuye, ikamba ry'amahwa yambaye, umubabaro wa Kristo wose tuwushyira hasi tuwuganiraho. Twumva ikintu byasabye. Ndangije ndatekereza, si ubundi ubu nk'uyu Yesu waje azanwe no kugira ngo umwizera ntazajye muri wa muriro natinyaga, kandi ijambo ryo mu itangiriro rimaze kunyereka ko ari uwanjye, ubundi uyu Yesu reka mwumve neza. Numva Yesu rero n'imbaraga ze kuntu yapfuye akanazuka. Maze kuzuka rero yaratsinze icyaha. Umuntu umwizera akira ibyaha, umuntu umwizera ntazarimbuke. Ndangije ndavuga ni rero uyu Yesu uko biri, uko nzi, uko numvise, iyi mibabaro ntabwo yaje kuyibabarira ubusa. Ntabwo yaje kuyibabarira ubusa, reka mwizere. Ndavuga nti Yesu rero afite imbaraga zishobora kungira neza nk'uko ashaka, nk'uko yababaye uko Imana yashakaga, nta kuntu nanjye ntaba neza ku rugero Yesu ashaka kuko nicyo cyamuzanye. Ntabwo uwo munsi nahise mbyizera, kuko urumva ibyo nari nibikiye by'imirimo yanjye nari maze kubibura. Mbega nasigaye mu kajagari, vuga isi ibi bintu nibyo mbyizere cyangwa sibyo. Ariko bo bari bamaze kumbwira aho nabera umunyabyaha nuko nabo umukiranutsi, baritahira, nsigara mu rugendo, nsigara mu rubanza mu mutima wanjye bw'ukuntu ndi bwizere ibi bintu. Umunsi umwe nkumva nibyo, undi nkumva sibyo, umunsi umwe nkabana bamukiranutsi, undi nkumva sindi umukiranutsi, kugeza ubwo nemeranijwe n'umutima wanjye ko Yesu afite imbaraga kuko kuba umunyabyaha byo nari namaze kubimenya ko ndiwe. Na rwa rubuto nera nari namaze kumenya urwo ari rwo, aho namaze kuhatsindwa. Ndavuga ni rero reka nizere Yesu ko abasha kunkiza ubu bunyacyaha bungana gutya, kuko imbaraga ze nzi
numvise mu ijambo rye ntago zananirwa kunyiza ibi byaha. Inyuma gato ariko nyine nababwiye ukuntu umunsi umwe numvaga nyine ndi umunyabyaha, numvaga bitashoboka ko nakira cya byaha nababwiye. Kwa kundi nisanze ndi umunyabyaha nera icyiza n'ikibi, bya byiza n'ibibi byo nkora byose ari ibya shitani. Numvaga ntazi imbaraga zabinkiza uko zaba zingana kuko numvaga bikomeye. Biza kurangira rero nizeye ko Yesu abasha kubinkiza. Amina. Nkuko shitani yabinkizeho kandi Yesu akaba amurusha imbaraga, numva nawe abasha kubinkuraho byose. Yego. Ndizera gutyo, bimbera gutyo. Numva urubanza rw'ibyaha rumvuyeho. Numva imbaraga ubu ngubu kuvuga ko ndi uwera ntago bintera isoni, kubera ko umwami wangize uwera yabitanzeho yabitanzeho amaraso ye. Yego. Yarabikoresheje imbaraga ze zikomeye. Yarabyitangiye, yarabibabariye, yarabipfiriye kugira ngo mbe uwera. Yarabibambiwe kugira ngo mbe uwera. Aranazuka byemeza yuko ndi uwera nk'uko yera. Rero ubu mba numva ndi uwera. Urubanza rw'ibyaha narwo ngifite. Iki kibazo cyo kurimbuka yagihe no munatinyaga rwose ubu si yanjye. Babarozi bo wibavuga. Babarozi na za karande zari zaranzengereje ibyo nasengeraga nkabona ntibivaho. Najyaga nkubita karande zo mu bisekuruza 5. Najya mubigeramo se. Nibyo narinzi. Narinzi abasogokuru 5. Kandi ubwo bavuga. Yego. Ushaka kwica karande bizanga bavuge. Uko uvuze umwe ukitandukanya nawe. Nditandukanya nawe. Ntago nabaga mbizi. Narinzi ko nitandukanya nawe. Nkamuvuga mu izina nditandukanya nawe mu izina rya Yesu kandi ndagutandukanya n'abana banjye nje ndi umukristo. Ukabivuga mu Kristo, umuvuga mu izina umusaza. Wa musaza we nditandukanya nawe. Mu izina rya Yesu nkabavuga. Ntago wagira kwa Adamu se ko nawe mu giseko. Kwa Adamu hanga nago nari mazi. Nagarukiraga muri 5 kuko numvaga rwose bihagije. Kumbura muhamije. Yego, nkumva nakize karande. Ariko wapi nkasanga sindakira. Maze gukizwa rero, maze kumenya ubutumwa bwiza, maze kumenya sogokuru wa mbere, aho karande yatangiriye ko ari kuri Adamu, ariho nakuye karande y'ibyaha, ariho nakuye karande y'ibindi byose nabonaga. Mitumenya naho byaviriye. Mitamenya aho karande zitangirira ko ari kuri Adamu. Mitamenya aho karande zirangirira ko ari kuri Kristo. Amina. Kuko iyo umuntu akiri kwa Adamu abataravuka ubwa kabiri. Iyo umuntu ameze nka kumwe nababwiye nari meze kera, abagifite ivuko rimwe ryo kuri Adamu ry'umunyabyaha. Yego. Na karande zose zo muri Adamu bari kumwe. Ingaruka zose n'ibihano byose n'ibihembo byose byo muri Adamu n'umuruho wose wo muri Adamu abakiri nabyo. Kandi atashobora no kubyikura. Niwo naruhaga rero ntabashije kubyikuraho. Amasengesho nasenze ntiyabinkuyeho. Amasengesho nasenze ntiyabinduhuye ngo numve ndabiruhutse. Ariko ngeze kuri Yesu mbamvutse ubwa kabiri. Ibya mbere bya kera biba birashize. Karande nazisize hariya muri Adamu niho zasigaye. Ubu nta karande nkifite, ubu nta mwanzi nyigira. Nta murozi ukindoga wapi. Nta karande ikiza kumbuza gucuruza no. Ibyo nta murozi ukindogera abana, nta derira ukintwara umugabo. Njye ubu nabaye umwana w'Imana kuko navutse ubwa kabiri. Hari umuririmbyi uvuga ngo umukiza ngo niwe wankuye mu ishyamba ngo nsigaye mba mu murima we. Aho hantu nabaga kera mu ishyamba umukiza yankuye niho ibyo ngibyo byasigaye. Mu ishyamba ibintu byose byangeraga uko bishatse kuko byari mu ishyamba, kuko nabaga mu ishyamba. Inyamaswa z'inkazi zansangaga mu ishyamba zikantera ubwoba zikankomeretsa. Ibintu byose nahuriraga nabyo mu ishyamba ibyo bibazo. Ubu rero aho ndi mu murima wa Yesu ariwe mukiza wanjye, ntaho ngihurira na karande, ntaho ngihurira n'abapfumu n'abarozi, ntaho ngihurira n'ayo masengesho yo kwitandukanya nabyo, ahubwo ndi umwana mu rugo, ndi mu murima ufite nyirawo, uwuhingira, uwushyiramo imbuto zikwiye muri icyo gihe. Mbega nyine ndi ahantu hafite nyiraho, hafite sekiriti. Yego. Ndongera mishurirwa
ariko nsubiye inyuma gato abantu bambwirije ubutumwa bwiza nabashidikanyagaho nkumva ibintu bambwiye no kuri ariko nkagira ubwoba bw'uko bitwara nkavuga ese ubu ngubu nkurikiye aba bantu nkasanga ngiye kurimbuka kandi kurimbuka ari byo ntinya noneho mbakurikira ngo tuganire ijambo ry'Imana ntabizeye ngira ngo numve niba ibyo bavuga ari byo bakora ndagenda nsanga amategeko narinzi ntukice ntugasambane ntukaroge ntukabeshyere abandi nsanga bo ayo ngayo aba mu mutima wabo nyuma yo kwirinda ibyo ngibyo nsanga hari itegeko ryinjira mu mutima rikubuza gukora rikwereka ahubwo n'ibindi utaruzi ko ari ibyaha uko nirindaga ibyaha ntaramenya Yesu by'ukuri ahubwo byarushijeho kuko namenye ububi bw'icyaha ukuntu icyaha kigira umuntu mubi sinabasha kugikora kuko umuntu usigaye undimo ntago ari umwami w'ibyaha Yesu nakiriye wankijije ibyaha wabambwe ku musaraba kugira ngo ibyaha bipfe kugira ngo arangize ibyaha ntabwo yakwinjira muri nge ngo narangiza antegeke gukora ibyaha nasanze atari umwami w'ibyaha rero ko tugenda twigana ijambo ry'Imana na bene data ngenda ndushaho kunguka namenye ko ndi inzu uyu mubiri wanjye kera yari inzu y'umwambuzi kera wari inzu y'umugome ari we shitani wayikoreragamo ibintu bye bibi yashakaga nza kumenya ko ku musaraba Kristo yatsindiye iyi nzu ari wo mubiri wanjye mwakiriya winjiramo ubu ni umwubatsi w'umuhanga ari kugenda nyubaka ankuramo ibyo ibikomere wa mugome yari yaransize ubu rero njyewe Solange ndi inzu y'umwubatsi w'umuhanga ndi inzu y'Uwiteka Imana ibamo iby'agaciro kandi ibamo ibyiza nyiri iyo nzu aransura akanganiriza akambwira uko akambwira ibyo ngomba gukora nuko ngomba kwifata nawe wirinda abarozi cyane nawe yitunze oya ntago nkirinda sinyihangayika ntago nyirinda ibyo warayirinda nyirayo ayibereye maso amina ubu rero ndi umwana w'Imana ndi umwana ufite umubyeyi yego bya bintu byambagaho nkajya kurira ngo bimveho ntago byo bintu sinshobora kubikora kubera ko umubyeyi wanjye arandeberera ubu nta bintu bya shitani bikimbaho ibintu bimbaho n'ubushake bw'umubyeyi wanjye nibyo umubyeyi wanjye aba yangeneye ubu umutima wanjye ntugihagarara ngo se ngo ubu bukene ngize ngo ntago buvuye kuri shitani no kuri karande z'iwacu no ahubwo ubu ikintu cyose kimbayeho menya ko kivuye mu rukundo rw'umubyeyi wanjye ari we wambyaye bwa kabiri mfite amahoro mfite umunezero udashira kuko nta rubanza rwo kurimbuka mfite Yesu yarankijije amina ubu ndi umwana w'Imana ndi inzu y'Imana ndi urusengero rw'umwuka wera ndi ubuturo bw'Imana ndi uwera ndi imfura yo mu isi Imana yishimira ndi umutaga ndi uw'Imana yirata ndi uwa Kristo ubugingo bwanjye buhishanwe n'ubwa Kristo mu ijuru ndumva rwose ndamahoro reka tugushimira cyane Sora urakoze cyane uduhaye ubuhamya kandi buri mu nyigisho ndibaza ko bazabukurikirana ushobora kubafasha yego ikindi numva wenda nakubwira cyangwa nakubaza ngo nk'abantu mwasenganaga kuri ubu ngubu ni nk'iki n'inama wabagira cyangwa ni nk'iki wababwira abantu twasenganaga rero ikintu numva batazi kandi nanjye nicyo ntarinzi ntabwo narinzi ikintu cyazanye Yesu namufataga nk'igikoresho ariko nza gusanga ikintu cyazanye Yesu kikamukura mu ijuru ari ukungira intungane ari ukutugira intungane umuntu twasenganye ni benshi abamama twasenganye ni benshi nababwira ngo basubire muri Bibiliya bamenye ikintu cyatumye Yesu ava mu ijuru akaza mu isi ko kwari ukugira ngo antunganye mbintungane bidasubirwaho abatunganye babintungane bidasubirwaho kuko Yesu yabwiye Nikodemu ngo umuntu utabyawe ubwa kabiri ntago azaba mu bwami bw'Imana kuvuka ubwa kabiri rero nta kundi ni ukumenya ikintu ni ukuvukira muri Yesu ni ukwemera ko Yesu yapfuye
kugira ngo byemere kuko bwa bunyacyaha bungana kuriya twabaye bwa bundi nababwiye nibonyeho nta kindi kintu cyabukuraho umuntu atari amaraso y'Imana yatanze avuye mu rukundo rwayo abimukuyeho. Nagira ngo mbabwire ibanga batazi nanjye nahishuriwe ni ukumenya icyazanye Yesu ko ari ukugira ngo abamwizera bababera baba bakiranutsi. Njye naje gusoma amagambo yo muri Bibiliya nsanga indirimbo zose imigisha yose iri muri Bibiliya igenewe abakiranutsi. Nkibaza ukuntu ndi umukristo nkaba n'umunyabyaha bikansinda nkasanga ntago bishoboka. Nkamenya ko hariho ahantu habiri, hari umunyabyaha hari n'uwera, hari intungane. Kuvuga ngo uruwera bitera abantu ubwoba kuko bumva ko nta kuntu umuntu yaba uwera kandi akiri mwisi, kandi rwa rubuto rwera icyiza n'ikibi rwasigaye kuri Adamu. Umuntu rero abuwera muri Kristo bikemera kubw'amaraso ye n'imbaraga ze n'urupfu rwe no kuzuka kwe. Nicyo ngicyo cyaduhinduye abera, nicyo mbifuriza ko bamenya nabo bundi bagatangira noneho bagasenga byemewe ari abera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana, mu matwi y'Imana, ngo Imana ntiyumva abanyabyaha. Hari n'ikinyoma abantu bazi naza ahantu cyavuye ngo intungane ngo bwira ngo icumuye karindwi. Hari n'ikindi gikomeye kivuga ngo Imana ngo ikunda abanyabyaha ngo ariko ngo yanga icyaha. Njyewe nasanze Imana itigire kunda abanyabyaha n'ibyaha byose ntago ibikunda. Ntago Imana ikunda umunyabyaha. Impamvu Imana yarimbuye abantu bo hambere bo muri Sodomu na Gomora nuko bari abanyabyaha. Iyo ibikunda umunyabyaha ikanga icyaha yari kubakuramo icyaha ikakirukana bo ntibarimbure, ariko yabarimburanye n'ibyaha byabo. Impamvu Imana yirukanye shitani mu ijuru ni icyaha. Yari kwirukana icyaha akagumana na shitani mu ijuru, ariko yamwirukananye n'ibyaha cye cyari kimurimo. Rero Imana ntikunda umunyabyaha, Imana ntabwo yanga icyaha ngo ikunda umunyabyaha. Umunyabyaha ajyana n'ibyaha byaha agomba kujyana nabyo. Abantu bumva ngo ni abakristo ngo kandi ni abanyabyaha bazajyana n'ibyaha bibarimo muri Gehenomu. Ntago ayo mazina yitwa umuntu umwe. Niba utari umukristo uri umunyabyaha, ntago uri umukristo ngo ube n'umunyabyaha. Ibyo bintu ntago bibaho. Ayo mazina aravuguruzanya, ayo mazina ntago yitwa umuntu umwe. Bantu twasenganye babyeyi muzambona, abantu ni benshi twagiye dusengana mu buryo butandukanye. Mumenye niba mutari abakristo, abo Kristo yaronse mu bise by'amaraso ye, abo Kristo yicunguriye ngo bababi, muri abanyabyaha ba shitani, abo shitani akoreramo azabajyana Gehenomu. Ariko abantu mwumva ko muri aba Yesu mubyumve neza ko muri nabera, ko icyatumye muba ba Yesu ariko yabakuyeho ibyaha, abidukurishijeho kubambwa ku musaraba, abidukurishijeho gupfa agahambwa, kubw'imbaraga ze rero akanazuka. Kuba yarazutse, bantu munzi, bantu mutanzi munyumvishe, mumenye ko twazukanye ko yadutsindiye. Ese ubundi wumva warakijijwe iki? Wumva warakijijwe iki? Kumva njye najyaga nivuga ngo ndi umumama ngo ndakijijwe, ariko nukuri sinari nzi ikintu nakijijwe. Ariko uyu munsi nzi ko nakijijwe kurimbuka, nzi ko nakijijwe urupfu rw'iteka. Mureke gukeresa amaraso ya Yesu, mureke gukeresa misiyo ya Yesu ngo muyipfushe ubusa. Ntabwo yazanwe no kumva ngo byarabaye gusa. Mumenye ko kandi ibi bintu bikorekera mu mutima w'umuntu. Nubyizera uzabimenya, uzaruhuka, uzaba amahoro. Umva intambara zizashira. Njyewe intambara zarashize. Abo tuziranye ndi mu ntambara, muzanshake nzababwira ukuntu intambara zarangiriye mu kuvuka ubwa kabiri. Ubu ndi mushya kandi namwe